Haleluya, haleluya, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Twongeye gushima Imana ko ikomeje kuturinda, kandi shimira buri muntu wese ukurikirana Ijambo Ribohora TV, ubutumwa bwiza butambuka. Kandi tubashimira kubw'inkunga zanyu, uburyo mukora subscribe kugira ngo twagure umurimo w'Imana. No kuri muri abantu b'indashyikirwa, kandi tubafite ku mutima. Imana yo mu ijuru igikomeza ibaha umugisha. Rero nubwo bikigomeje kugorana, nubwo abantu bakurikira ijambo ry'Imana ari bakeya, ariko turabizi neza ko Imana yo mu ijuru, iyo tuvuga, iyo dusingiza iteka, ntabwo izadutererana. Turabizi neza ko n'abataraza bari mu nzira bagomba kuza. Bagomba kuza, ndabizi neza, kuko buri muntu wese ntajya amenya igihe cye. Kandi njya mbwira abantu ngo vuga icyo wahamagariwe ukomeze ugende, kuko batanu cyangwa babiri muri batanu bazumva iryo jambo, kandi nibaryumva icyo nzi cyo bazahinduka, nibahinduka bazahindura n'abandi. Rero ntabwo duterwa ipfunwe no kuza imbere akameza Ijambo Ribohora TV kugira ngo tuvuge ibyo umwuka w'Imana adutegeka kuvuga. Muri aka kanya rero, tutizingiye amagambo, ndagira ngo dusenge Imana. Nitumara gusenga Imana, turirimbana umuririmbyi. Uyu muririmbyi tugiye kuririmbana agukore ku mutima. Ndakwinginze muntu ureba Ijambo Ribohora TV, ufite igitabo cy'indirimbo, waba ugifite muri telefone yawe warakidownloadinze, ndakwinginze, nta piano ntaki, ndumva ndi bumuka ko tugiye kuririmbana uyu muririmbyi, kandi tukamuririmba neza bitewe nuko twibuka Imana iba yaragiye dukura. Rero uyu muririmbyi ni umuririmbyi ugaragara mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo cy'indirimbo, umuririmbyi wa 93, umuririmbyi mwiza cyane ndamubatuye. Ni umuririmbyi buri muntu wese wakijijwe, buri muntu wese wibuka ko hari agakiza yabonye mu bihe bigoranye. Uyu muririmbyi nta muririmbyi utamwishimira. Uyu muririmbyi rero, mbere ko tumuririmba, reka tubanze twiragize Imana, hanyuma ubundi Mwuka Wera w'Imana atuyobore, haba mu ndirimbo ndetse no mu ijambo ry'Imana riri mu byanditswe byera, kuko murabizi ko ku Ijambo Ribohora TV nta kindi kiduhuriza aha ngaha, ni ukuvuga ibyo Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera yadukoreye, ndetse n'ibyiza dukorera no mu bihe bizaza, kuko niyo duhanga amaso umunsi ku munsi, amajoro ndetse isogonda ku isogonda. Nta byiringiro bindi twabona cyetse muri Kristo Yesu. Mana Data wa twese, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ukomeje kuturinda, nubwo hari benshi batakiriho, hari benshi ubu tuvuga turimo gusigiza izina ryawe n'imirimo yawe n'ibitangaza, Mwami, batakiri muri uyu mubiri. Mana, abasuka ari ibicibwa mu isi, ahubwo nuko ari igihe cyabo. Hari abanyazwe na Satani atwara umubiri, ariko Uwiteka tukagira ibyiringiro ko ubugingo nta kintu na kimwe yabukoraho. Data rero, muri aka kanya tunejejwe nuko tubashe kuboneka kuri kamera z'Ijambo Ribohora TV kugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza udukorera umunsi ku munsi. Ndakwinginze rero muri aka kanya, gahunda yose igiye kubera aha ngaha, Uwiteka ari uyobora. Ndakwinginze ngo mbe ikiraro kugira Mwami wambutse abambuka. Ndakwinginze ngo Uwiteka ugobotora ururimi kugira ngo Mwami mbashe kuvuga ibyo ntegeka. Ni mu izina rya Yesu Kristo, kandi amashimwe tugushimira Mana, tuzi ko ari duheramo umugisha. Buri muntu wese ukurikira Ijambo Ribohora TV ujye umuha umugisha, uwo dutangirana ikiganiro tukagisozanya, uwo tumusabiye umugisha. Kandi n'abandi nabo Mwami, ndabizi neza ko badahejwe, kuko uyu ni umurongo mugari, aha niho havugirwa ivugabutumwa ritagira umupaka. Ndakwingiza Uwiteka Nyiringabo Imana, ukomeze kuturinda, kandi ukomeze kuturindira igihugu, ukomeze kurinda abanyarwanda, ari abari muri iki gihugu ndetse n'abari hanze yacyo. Uwiteka Mana, ukomeze kubarinda muri byose. Ndakwinginze ngo ukurikirane Ijambo Ribohora TV umuhe umugisha, kandi abashe kunyurwa n'ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Iyo duhamagaye Imana Data wa twese kugira ngo ibane natwe, niyo muyobozi, niyo byose kuri twe. Reka rero twagiye, reka turirimbane umuririmbyi.
nongere mbibutse ni umuririmbyi wa 93 mu gushimisha Imana. Mwiteguye? Tugende 1 2 3. Umunsi mwiza nibuka nuwona kwemereyeho wa mbere y'umucunguzi nje nkwizi byawe nishimye singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigishe by'inzira ye ngo nshine anyigishe by'inzira ye ngo nsenge nshimenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha warangije kundokora nduwawe na uruwanjye iryo jwi ryawe ryinginga naburane kuryitaho singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigishe by'inzira ye ngo nsenge nshimenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi nkugarutseho noneho sinzongera kuzimira singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigishe by'inzira ye ngo nsenge nshimenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha iteka nzamukorera iby'isi ndabizinutswe no mu ipfa ryanjye nge mukiza sinzarorera kwishima singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigishe by'inzira ye ngo nsenge nshimenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha iteka nzamukorera iby'isi ndabizinutswe no mu ipfa ryanjye mukiza sinzarorera kwishima singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigishe by'inzira ye ngo nsenge nshimenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha. Amen. Yesu ashimwe. Uyu muririmbyi rero ni umuririmbyi mwiza cyane, umuririmbyi anyibutsa uburyo nakijijwe, uburyo nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ese nawe hari ikintu umuririmbyi akwibutsa? Niba umuririmbyi hari ikintu akwibutsa, tuvuge ngo Uwiteka habwa icyubahiro, kuko birababaje cyane muri iyi minsi ya none kugira ngo ubone umuntu ufite agakiza kuzuye, kugira ngo ubone umuntu ufite agakiza muri we, kuko agakiza ntago kagaragarira inyuma ku mubiri w'umuntu,
ntago agakiza kagaragarira mu ntambuko y'umuntu, ntago agakiza kagaragarira mu ngendo tugenda mu buzima bwa buri munsi, ntabwo kagaragarira mu mirimo yacu y'amaboko, ntabwo kagaragarira mu byo tuvuga, ahubwo agakiza kaba mu mutima w'umuntu, kuko agakiza kaba kwibuka. Ese niki kintu Imana yagukoreye? Niki wahamiriza mu bandi by'Imana yagukoreye? Ese hari aho Imana yakuvanye? Hari naho ikugejeje? Ese hari ibyo wiringiraga uyu munsi wa none utakiringira nk'umuntu wamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza? Rega mureke mbabwire, muri Kristo niho tubonera byose. Muri Kristo niho tubonera amahoro. Muri Kristo niho twakirira ibyo twabashije kubura byose. Kuko uyu muririmbyi akimara kunyigisha naravuze mbega umuririmbyi umbwiye amagambo meza ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho. Nibuka umunsi Yesu yamfataga. Bantu b'Imana, nari ndi mu bihe bikomeye, nari ndi mu ntambara za zindi umwana w'umuntu atabasha kunkuramo. Hahandi Satani yavuga ngo nuko nta kwigereranya na Yesu Kristo, wenda uburyo Yesu Kristo yageragejwe, ariko nk'umwana w'umuntu nabitangaho urugero. Kuko ngiye ndibuka umunsi umwe nari mpagaze ahantu muri rompu imwe nini cyane hano mu gihugu, muri Kigali yacu, numva ijwi rimbwira ngo Kigali yose ni yawe. Yesu we, noneho natekereza imihango ndimo nkora, natekereza ubuzima nari ndimo, natekereza navuga Kigali yose ibaye yangite. Ariko Yesu arimo arangenda runono, arimo arangenda, natera rutambwe akantera rutambwe, nahindukira akandeba. Yesu aravuga ngo ndagufite uwanjye. Arangije ndibuka igihe nakizwaga, igihe nakiraga Kristo w'umukiza wanjye. Mwabantu b'Imana, mushaka kumara imyaka 30, 25, 40, 50 uri mu rusengero ariko udakijijwe, uririmba muri korari uvuga ubutumwa ariko udakijijwe. Icyo kintu cyo rwose mukimenye, mugishyire mu mitima yanyu. Ariko iyo wibutse umunsi Yesu yagize gute, umunsi wakiriye Yesu, umunsi mwiza wibuka, ukavuga ati uyu ni umunsi Yesu yagirijeho, uwo munsi uranditse mu gitabo cy'ubugingo. Uwo munsi ni umunsi w'igiciro gikomeye cyane. Bantu b'Imana, wari umunsi ukomeye ku buzima bwanjye. Ndibuka ari saa 12 za nimugoroba. Bantu b'Imana, reka nkubwire, iyo Yesu agushaka ntago wamucika, kandi iyo wibutse aho yagukuye, ibyo byonyine gusa bigutera guhora umusingiza. Uyu muririmbyi iyo mutekerejeho, nkibuka ibyo yankoreye, nkibuka imirimo n'ibitangaza, Mana we, bintera gushima. Niyo mpamvu nawe mwene data ukurikirana ijambo ry'Imana, ukurikira kamera z'Ijambo Ribohora TV, ndakubwiye ngo ntuzibagirwe aho Yesu yagukuye, kandi nawe utaravayo mfite icyizere ko uzavayo. Mfite icyizere ko ari cyo, kuko ikintu cya mbere ubwami bw'umwijima buba bugamije kugira ngo buba bugamije nta kindi, ni uguhindura uwo Imana yashyizeho ikimenyetso. Rero wowe Imana igufiteho ikimenyetso, ntabwo uri igicibwa imbere y'Imana. Niyo mpamvu buriya nubona uri mu bigeragezo, ukabona ugeragezwa umunsi ku munsi, ukabona urwanwa, mbese ujye umenya ko hari icyo Imana yakuvuzeho. Impamvu urimo kurwanwa ni iyihe? Nuko Satani we arimo arashaka kukuvutsa wa mugisha w'icyo Imana yakuvuzeho. Ariko kubera ko Imana yacu yitwa ntihemuka, Imana yacu yitwa igitangaza, Imana yacu yitwa Uwiteka itazahinduka na busa, yo irondora umuntu wayo ahari. Irakuza aho uri mu busambanyi, irakuza aho uri mu businzi, irakuza aho uri hirya no hino. Niyo mpamvu nkubwira nshuti y'umusaraba ngo ba maso, Imana ijye itubabarira mu byo dukora byose. Mwuka wera w'Imana ujye utubabarira, kuko turi abanyabyaha, ariko turibuka ko twacunguwe na Yesu Kristo. Ngo warangije kundokora, ndi uwawe, nawe uri uwanjye. Iryo jwi ryawe ryinginga, nabura nte kuryitaho. Haleluya! Iryo jwi ryawe ryinginga Yesu we, nabuzwa n'iki kuryitaho? Ese mwagize ngo kuba kuri iyi si turi intungane? Ese mwagize ngo
kuba twarabatuwe n'amaraso ya Kristo, kuba Yesu yaradukijije wagize ngo byararangiye? Oya, turacyari mu rugamba. Nagira ngo mbabwire ko nubwo twibuka umunsi nubwo twibuka umunsi twemereyeho Kristo, ariko ntabwo bisobanuye ko twavuye mu byaha 100%. Kuko n'ijambo ry'Imana tuvuga ngo uwibwira ko nta cyaha akora aba yita Imana inyabinyoma. Turi abanyabyaha rwose kuko turatekereza tugacumura. Ariko kuba wibuka umunsi wakirijweho ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, reka mbabwire, ibi bintu ni igitangaza. Mu ijuru barimo guserebura. Rero njyewe iyo nibuka, nkibuka ibihe byose, nkibuka icyo Imana yagiye ikora ku buzima bwanjye, bintera amashimwe. Njyewe noneho hari abantu muri iyi minsi no kumbwira ngo nako murabibona, hari abantu bamaze iminsi bambwira ngo ese byagenze bite, nkabwira ngo ni Yesu wavuze. Kandi Yesu yavuze ntawe ujya avuguruza. Niyo wakwikubita hasi, niyo waterura ibuye ukarimena hasi, icyo Yesu yavuze yarakivuze. Muri uwacu ni waririmbye ngo icyo yanditse yaracyanditse, ngo mwana w'umuntu we, icyo yanditse yaracyanditse. Rero icyo Yesu yanditse ku buzima bwawe, nubwo Satani, nubwo amazina yawe bayatwara ikuzimu, nubwo bayatwara mu bapfumu, nubwo bayajyana mu barangi, nubwo bayajyana hehe, nubwo bayandika bakajyana munsi y'amabuye. Njya numva ngo hari n'abajyana amazina y'abantu ngo n'amasezerano yabo munsi y'amabuye, nubwo bayajyana hehe, nubwo batembesha mu mazi agayatembana, ndajya nkubwire ngaragaruka kaza kagusanga. Wowe ibuka umunsi gusa. Niba uwo munsi utarawugeramo, nkwifurije kuwugeramo. Ndabikwifurije. Nkwifurije kuwugeramo. Uwo munsi ndawukwifurije, kugira ngo nawe ujye wibuka umunsi wakirijweho. Ariko urumva atari byiza? Ariko uzi kwakira agakiza, uzi kwakira Yesu Kristo. Kuba ngewe gusa mvuga Yesu Kristo ndabyibuha. Mbyibuha numva nkumva umunezero, nitaye ko hari ibingora, nitaye ko hari ibingenza, nitaye. Ariko ubwo muzi kuvuga uyu mwami, muzi intambara zibamo. Niyo mpamvu abantu benshi banatinya gukizwa ngire gahari, kuko abenshi uyu murimo ukorwa n'uwiyemeje. inshuti zanjye, nubwo bigora kugira ngo ubashe kubyakira, nubwo bigora kugira ngo ubashe guta inzira mbi uze mu nziza, ariko ndakubwiza ukuri, ariko nanone inzira kwimamo bisaba kwihangana. Ndabeshya rata? Mwebwe abankurikiye ndabeshya? Kuba muri iyi nzira bisaba kwihangana, ugakubitwa, ukabona abagenda muri vewiti wakagombye kuzigendamo nawe, ukavuga ati hoya, ntabwo nagenda uko umwami wanjye adashaka. Ariko ingororano z'abize, ingororano z'abakiranutsi zirateganyijwe. Tuzi umutima, Yesu wacu ari ku ngoma. Kandi kuba wibuka igihe wakirijweho, ibyo byonyine birahagije. Ibyo byonyine birahagije. Ibyo byonyine birahagije. Kuba wibuka ko wakijijwe, ibyo byonyine birahagije. Rero bene data bakundwa, nukuri n'iby'igiciro n'iby'igikundiro. Umuririmbyi hano arongera avuga ngo iteka nzagukorera, ngo no mwipfa ryanjye mukiza sinzarorera kwishima. Murabizi kenshi na kenshi abantu bararwara bagacika intege, umuntu akumva neza byarangiye, akagira ubwoba akagiye gupfa. Ikintu cya mbere shimira Imana mu buzima bwanjye, shimira Imana ko yampaye agakiza. Nta kindi kintu nge shimira Imana. Mana sinyishimira kuko agakiza kazana n'ubutunzi, agakiza kazana n'ubuzima buzima, agakiza kazana na byose. Ariko ntago waba ufite ubutunzi ngo ubone agakiza, biragora.
buriya agakiza kabanziriza ubutunzi, ubutunzi bukaza nyuma y'agakiza. Ese mwari mubizi? Agakiza kabanza imbere y'ubutunzi, ubutunzi buzanwa n'agakiza. Nubona ufite ubutunzi nta gakiza, uzamenye ko ufite ubusa. Ibyo bintu babwiye mukorere research muzabibona. Kuko umuntu ufite ubutunzi butarimo agakiza afite ibigeragezo bikomeye cyane, ahangayikishijwe n'ubuzima, ahangayikishijwe n'umubiri, ahangayikishijwe n'abantu, ahangayikishijwe mbese buri kantu kose kamutera ikibazo. Ahora yibaza ngo noneho ndabaho gute? Ariko umuntu ufite agakiza muri we, umuntu wibuka umunsi mwiza yakirijweho, yemereho Kristo, inshuti zanjye, uwo muntu arahiriwe. Ese ujya wibuka umunsi mwiza wakiriyeho Kristo? Ujya wibuka umunsi mwiza wakiriyeho Yesu? Ujya wibuka umunsi mwiza Mwuka Wera yagutashyeho? Ujya wibuka umunsi mwiza wakirijweho ibyaha byanyu? Ujya wibuka umunsi mwiza wakirijweho indwara zari zikubayeho akarande? Ujya wibuka umunsi mwiza wari urwaye abaganga barabuze indwara ariko ugakira? Ese wagize ngo n'imbaraga zawe? Ese wagira ngo ni ubutware cyangwa n'ubushobozi? Ese wagize ngo n'ubutunzi ufite? No, ibuka umunsi mwiza wemereho Kristo. Kuko ikintu kijya kinshimisha kikanantera kumva abantu bose bazagira aho ngaho bakabona ko Satani ari fake. Njya nkunda kubwira mu buhamya nigeze kubwira nawe gatarega, buriya Satani mufata nk'imbwa itagira amenyo, imbwa itagira imikaka. Murabizi ko buriya imbwa iteka ryose imbaraga zayo cyangwa se ikoresha amenyo, Imbwa rero buriya ni inyamaswa ifite imbaraga mu kwiruka, ariko ntabwo yiruka cyane bikabije, ariko ikifashe n'amenyo yacyo ni ikirekura. Noneho tekereza imbwa ikumokeye ariko wajya kureba neza ugasanga nta menyo ifite. Iyo mbwa wayicute, kubera ko uzi ko nta menyo, urayifata akaguru cyangwa akaboko cyangwa uyifate wa munwa wayo, dore ko igira umunwa muremure, uyikubite mpaka uyishe. Urumva? Kubera ko nta budahangarwa ifite, bwamaze kuyivaho, yakutse amenyo yashize. Satani nawe rero nubona kujyagiza iby'umwe ati Satani, namaze kumenya kuri imbwa itagira amenyo, namaze kumenya ko wowe ntiwandya ntiwanshobora. Kubera iki? Hari umunsi mwiza wibuka, hari uwo wibuka wakubatuye, hari uwo wemeye umunsi nk'uyu. Iyi ndirimbo ifashe buri muntu wari we wese, nawe utarabasha gufatwa n'umwuka w'Imana, ndakwinginze Mwuka w'Imana usange buri muntu wese kugira ngo umwishurire. Iyi ndirimbo buri muntu wese uyumva ndabizi ko araho iri bumugeze. Iyi ndirimbo buri muntu wese uyumva ndabizi ko ari kimwibutsa. N'uwari waribagiwe umunsi yemereyeho Kristo, ndabizi ko agiye kongera kwicara agatekereza neza. Ibuka ahantu Yesu yagukuye kwa muganga, serumu zihindaguranya, imwe iva indi ijyaho. Ibuka ahantu Yesu yagukuye muri gereza ufunzwe udafite icyo uzira. Uyibuka ahantu Yesu yaguciriye inzira mu kazi ubona nta kazi uzabona. Ibuka ahantu Yesu yagukuye mu bapfumu baragutanzeho ibitambo. Ibuka ahantu Yesu yagukuye uri mu ijandwe y'ibyaha, uri umusambanyi usambana amanywa n'ijoro. Ibuka ahantu Yesu yagukuye. Numara kuhibuka inshuti y'umusaraba, numara kuhibuka, ndabizi neza ko hari impinduka mu buzima bwawe.
erega ni iby'igiciro, ni iby'igikundiro kwibuka neza, ukibuka umunsi wakirijweho, ukibuka umunsi wawemereyeho Kristo. Ni iby'igikundiro gikomeye cyane nshuti zanjye, ni iby'igikundiro Umwami Yesu kandi agiye komeza kubishimira muri byose. Rero muri aka kanya nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ndishimye, ndanezerewe rwose, ndanezerewe pe. Kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibaho umugisha uburyo mukomeza kudutera inkunga. Hari igihe ngewe nkareba komenti, nkareba uburyo mutubwira courage. Mana yanjye, Imana igibaho umugisha. Niwo mbasabiye. Ariko ibuka umunsi wemereho Yesu, ibuka umunsi Yesu yagufashe, ibuka umunsi wakirijweho, ibuka uwo munsi. Numara kuwibuka, abamarayika barabongera kuvuza impundu imbere y'Uwiteka Imana. Ibuka umunsi ubuzima bwawe burahinduka, kuko muzarebe no mu buzima bwacu bwa buri munsi iyo ukoze ntushimwe birababaza, bitera n'agahinda. Iyo ukoze ibyiza ukagawa, nta munezero ushobora kugira. Noneho kandi imagine ari umuntu urimo gukorera ibyiza ntashime. Noneho ibaze Yesu wakurokoye, ibaze Yesu wagukijije, ntiwibuke umunsi. Niba ushobora gufeta itariki wavukiyeho, kuki udafeta itariki wakirijweho? Niba udashobora kwibagirwa umunsi wavutseho, twebwe biranatugora buriya mwa bantu b'Imana, mwibyo bitanatugora twebwe ntitujya tumenya n'amatariki, kuko mutareba gutya buriya nkuzemo buriya ndomwe muri ba bantu batazi igihe bavukiye. Ariko hari uwo nigeze kubaza arambwira ngo akunda ashaka kuzabikurikirana ariko umunsi nakirijweho ndawuzi. Rero bishimisha cyane kumenya umunsi nakirijweho nkakira Yesu Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwanjye, kuruta kumenya umunsi navukiyeho. Kuko umunsi navukiyeho ni ibisanzwe, ariko umunsi nakirijweho wo ntusanzwe. Ariko abantu iyo barimo gufeta itariki bavukiyeho, twujuje umwaka, ariko ntiyibuke ngo ese umunsi nakirijweho ndawibuka. Ese wari wicara ukavuga ngo nazanye gato, nazanye fanta, nazanye n'ibiki byose, ibinyobwa byose bishoboka bitewe n'ibyo abantu bakunda, byo uravuga ngo uyu munsi uhagarara imbere y'abantu bavuga ati uyu munsi ndashima Imana ko yampaye agakiza ku itariki n'iyi. Hari umuntu rero wabikora? Akababwira umuntu uzabikora yandike muri comment, anyandikire, ndamugurira akantu. Ibyo waba ufite byose simbyitayeho, ndakugurira akantu, ndaguha akantu ukunda, ukambwira umbwira ati urabona ka message, kandi pe wowe unyandikiye muri comment umbwire ngo ndibuka itariki njya nyizihiza, nkahamagara inshuti zanjye nkazibwira ngo Yesu igihe n'iki yarandokoye amagakiza, niyo mpamvu nifuje kubatumira kugira ngo muze mwicare hanyuma ducelebrating igihe nakirijwe. Ariko ibyo bintu byanezeza Imana we, ibyo bintu byanezeza Imana. Umva wabuhiriwe wewe wibuka iki gihe ko nanjye ndakibuka. Haleluya, ndakibuka. Iyo nkibutse rero bintera umunezero, bikantera kumva umutima wanjye unyuzwe. Rero bene data, buri muntu wese niba yibuka ko hari Imana yamukoreye, buri muntu wese akaba yibuka umunsi yakirijweho, akarikira Yesu Kristo nk'Umukiza, akakira Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, urahiriwe. Ubugingo bwawe buri
mu maboko y'Uwiteka ndetse n'ubugingo bwawe n'umubiri wawe. Kuko buriya umubiri buriya ngewe mufata nka envelope ibitse ibintu by'igiciro gikomeye cyane. Niyo mpamvu mbwira abantu iteka ryose nkavuga ngo Uwiteka ajya ahora akwihishurira kugira ngo ubashe kugendera mu nzira zikwiye. Yesu ashimwe cyane. Rero inshuti bakundwa, bene data bavandimwe, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubw'uyu muririmbyi turirimbanye ndetse n'ijambo ry'Imana tuganiriye, kuko uyu muririmbyi anyibukije byinshi ku buzima bwanjye, nawe akwibukije byinshi ku buzima bwawe, akwibukije igihe wakirijweho, nawe utarakizwa ntabwo wibagiwe, ntabwo wibagiranywe. Nkwifurije kumva umunezero w'agakiza muri Kristo Yesu. Kandi gukizwa ntibituma udakora akazi, gukizwa ntibituma utaba umukire, gukizwa ntibituma utabasha kubona ibyo wumva ushaka byose. Rero umwami Yesu akomeze kubana namwe muri byose. Kandi nkomeza gushimira buri muntu wese ukora subscribe, buri muntu wese utera comment, ubasha gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu benshi. Rero bene data bakundwa, Imana yo mu ijuru ikomeze ibaha umugisha kubw'inkunga zanyu. Nukuri babiri cyangwa batatu ngaho bateraniye ngo Umwuka Wera arangaraza akabana nabo. Rero ndabizi neza ko abantu duteraniye hano ku Ijambo Ribohora TV mubasha kumva ubutumwa bwiza. Ndabizi ko Umwuka Wera aba ari kumwe natwe, kandi iyo uteze amatwi ikiganiro ukacyumva ukakirangiza, ndabizi neza ko ntago ukuramo ubusa. Hari aho uva, hari naho ugana, ariko nzi neza ko kuko intumbero yacu niyo kugana mu bwami bw'Imana. Rero mureke dufatanye urugendo kandi dusiganirwe rwose, kandi turabizi neza ko tuzanesha. Umwami Yesu akomeze kubana namwe, kandi shimishijwe n'Imana mu mutima wanjye ko tuba twaramutse tukaba twiriwe turi bazima. Igihugu cyacu nta makuba, abandi intambara ni nyinshi, imyigaragambyo ni myinshi, ariko Imana yacu ikomeje kuturinda. Rero Imana ikomeze kubana namwe kandi hamwe natwe twese. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, ushimwe kandi uhimbazwe. Tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, tugushimiye kubw'urukundo rwawe, tugushimiye kubwo agakiza kawe waduhaye ku buntu. Iyo twibutse aho wadukuye, iyo twibutse Uwiteka ko wadukijije ukadukura mu gikombe cy'ishuri cy'urupfu, Mwami, tukakwakira nk'umukiza w'ubugingo bwacu, nk'umukiza w'imibiri yacu ndetse n'ibyacu byose. Uwiteka twumva imitima yacu yongeye kunyurwa. Niyo mpamvu twongera tukibuka tukavuga ngo Uwiteka uhabwe icyubahiro kuko wadukijije. Niyo mpamvu uri muririmbyi yongeye kutwibutsa neza, aratubwira ngo nitwibuke umunsi twakirijweho, twibuke umunsi twakwemereyeho, kugira ngo Uwiteka ujye utuba hafi ndetse buri munsi. Uhabwe icyubahiro rero. Kandi nongeye gusengera igihugu cyanjye, nongeye gusengera abanyarwanda, nongeye gusengera inzego zose z'igihugu cyacu, guhera kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ujye ukomeza kumurinda no kumurengera muri byose, ndetse n'abamwungirije nabo bakorana, kandi n'ingabo z'igihugu ndetse n'abashinzwe umutekano bose. Abo bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ngaho Umwuka Wera akomeze uganze, ubwiza bwawe nibukomeze kuba muri twe, abakwizera ndetse n'abatarakwizera nabo, kandi ujye ubasanga umunsi ku munsi, kugira ngo Uwiteka ubwami bwawe tuzabashe kubwinjiramo turi benshi. Icyo nicyo sabiye abanyarwanda ndetse n'inshuti z'abanyarwanda, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu abane namwe, ndabakunda muri ku mutima wanjye.